Umugoroba mwiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu nguni zigiye zitandukanye. None magingaya tariki 8 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 nongeye kuba ikaze, nongeye kubabwira nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu byo mukora mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo. Nge wumva kuri izi mikoro ndi Bosco, aho dukurikirana akantu ku kandi bivugwa ibikorwa ibijyambere ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masaha sasta cyangwa se mu masaha ya kumanywa nababwiye ibijyanye n'inama yari itegerejwe i Kinshasa yagombaga guhuriramo abarimo inteko rusange ndetse n'umutwe wa Sena n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse n'inama yari yitezwemo byinshi koko nimvuga ngo byici wumve ko ari byinshi byagombaga kuganirwaho. Twagiye tubigarukaho, ariko noneho iyi nama yo nubundi nkuko bavuga ngo nta kibuza impara gucuranga, iyi nama yaje guterana, yaje kuba rwose kandi iba mu by'ukuri mu buryo bwiza. Hari imwe mu myanzuro yafatiwemo, hari amagambo yavugiwemo, hari n'ibyatangarijwemo ndetse hari n'ibyabereyemo. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho hano kuri Region Info, ari nayo mpamvu mbabwira umuntu utarakanda subscribe nurimo uratinda, nyabune kuri muratinda kanda subscribe cyangwa se sabone, iby'uru rugamba bitazakomeza kugucika cyangwa se bitarushaho kugucika, utamenye amayeri, utamenya ibintu biri kwerekeza, utamenye aho ikibuga kirimo gukinirwa. Ibyo rugomba kubimenya mu gihe ubana na Bosco umutaramu cyane, mu gihe ukurikirana Region Info, kimwe mu bitangazamakuru kandi byiyemeje kandi byaje gushyiraho itafari kuri aya makuru mu buryo bw'ukuri. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, hari nawe ibyo yatangaje ku mutwe wa FDLR ndetse no ku butegetsi bwa Kinshasa. Impande n'impande zirimo ziragenda zigira ibyo zitangaza. Abenshi bati ibihugu byombi bishobora kuba byasigana ubuse isaha ku isaha. Ese koko nibyo cyangwa se ntago ari byo? Ibyo byose unyemerere tugira gutya twicare imbere y'izi mikoro, mu by'ukuri turebe uko bihagaze. Ndakubwiza ukuri, muri Kivu y'Amajyaruguru naho imirwano yakomeje. Masisi ngo drone zongeye guhagurutswa. Reka ariko dukubitira Kinshasa turebe uko byifashe. Bamwita Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo amaje gushinja u Rwanda kutubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse no gutera ibisasu mu gace ka Kivu, no kuvuga muri Kivu zombi. Ubwo yavuze Kivu ni bongero Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru, nta yindi Kivu dufite. Jya wumva Kivu zombi, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Felix Tshisekedi rero kuri uyu wa mbere, turi ku wa mbere murabizi, turi ku itariki 8 ukwezi n'Ukuboza cyangwa se ukwezi kwa nyuma k'umwaka w'2025, nibwo rero umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yo gukubuka i Washington DC, byari bitegerejwe amatsiko, isi yose aritegereje icyo Felix Tshisekedi aza gutangaza nyuma yo gushyira umukono ku masezerano ya Washington. Iminsi 4 irashize, iminsi 4 ni myinshi. Kuwa mbere no tariki 8 Ukuboza, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo yabashinje u Rwanda kuba rwararenze ku masezerano y'amahoro yashyizweho umukono kuwa 4 tariki y'Ukuboza i Washington, ayobowe na Amerika, nkuko iyi nkuru tuyikesha Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati mwijambo Felix Tshisekedi yagejeje ku nteko ishinga amategeko, yavuze ko yagejeje ku nteko ishinga amategeko yateraniye muri Kongere. Tshisekedi yemeje ko u Rwanda nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono rwishe nkana guhagarika imirwano mu gutera ibisasu mu midugudu n'imijyi myinshi yo mu majyepfo ya Kivu, harimo Kaziba, Katogota ndetse na Rubarika. Rubarika murabizi hasanzwe hari na defense ikomeye cyane, cyangwa se hasanzwe hari ibirindiro bikomeye cyane bya FARDC, ndetse binavugwa ko nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru birimo The Guardian, binavugwa ko mu by'ukuri ibi birindiro ari byo byifashishijwe ubwo ingabo z'u Burundi tariki 3 zagezaga ibikoresho ndetse n'abarwanyi hariya muri kiriya gice baje guhangana n'umutwe wa 23. Ibyo ngibyo twabigarutseho
ku bantu batigeze bakurikirana amakuru yacu ngira ngo ntimwabimenye, ari nayo mpamvu nkubwira ni kanda subscribe ntihakagira ikiganiro kigucika. Bwana Tshisekedi agira ati ingabo z'u Rwanda zagabye ibitero by'intwaro zikomeye Bugarama, byangiza ibintu byinshi ndetse n'abantu. Uwo ninde mw'abantu mwe? Ni umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi kuri uyu munsi wa none wongeye gutangaza amagambo akomeye nk'aya ngaya nta guca ku ruhande, ati igihugu cy'u Rwanda cyatugabyeho ibitero. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibukije ko aya masezerano ashyigikira byimazeyo, nyamara ngo kuvana ako kanya ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibukije ko aya masezerano ashyigikira ngo byimazeyo gusenya imitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwibutsa ko kandi aya masezerano ashyigikira gushyira uburyo bw'umutekano uhuriweho mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ndetse n'urwego rw'ubukungu bw'akarere. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kandi nanone yibukije ko aya masezerano ashyigikira byimazeyo guhagarika imirwano. Ni ingingo cyangwa se ni point enye Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ahanga. Icyambere ati kuvana ako kanya, iyo bavuze kuvana ako kanya ni byako kanya, ni ibigomba guhita bikorwa. Bivuze ngo kuvana ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo dukurikira ibyo Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze ndetse n'ishinwa ry'amasezerano ubu tuvugana zakabaye zaramaze kugira iki kuvayo. Izo ngabo zakabaye zitakibarizwayo. Gusenya imitwe yitwaje intwaro harimo FDLR, uru ntabwo yavuze ko ari ibyako kanya, ahubwo ni urugendo rugomba kuba hagati y'ibihugu byombi. Ndetse uyu munsi binavuga ko rwatangiye, harimo gushyira uburyo bw'umutekano uhuriweho mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ndetse n'urwego rw'ubukungu bw'akarere. Icyambere, murabizi ko muri aya masezerano ya Washington harimo ingingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuzeho aho ibihugu byombi bizakorana mu gutezanya imbere mu mishinga igiye itandukanye. Ikindi, hagomba gushyirwaho icyo bita joint mechanism, ni mu by'ukuri systeme izubakwa izaba ihuriyeho n'ibihugu byombi bigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Abenshi bavuga bati yamaze gukubita igihwereye. Ibyo byose bigomba gusozwa no guhagarika imirwano, ariko icyatunguranye nubwo bigomba gusozwa no guhagarika imirwano, ahubwo bisa nk'ibyabaye imbarutso y'imirwano. Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mugabo kuri uyu munsi wa none tariki 8 z'ukwezi k'Ukuboza 2025 mu nteko rusange ndetse n'umutwe wa Sena yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono mu gihe bakomeje no kuba maso ku bw'agaciro k'amahoro, ndetse kandi ngo bafite icyizere cy'uko bishoboka ko ibi bishobora kugerwaho. Felix Tshisekedi yongeyeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwizera inzira ya diplomasi, ndetse kandi ngo ibyo nubwo bigomba gukorwa, ubusugire bwayo cyangwa umutekano w'abaturage bayo, attention, ati ubusugire ndetse n'umutekano w'abaturage bigomba kuza imbere. Ati ndakomeza kwizera ko izi mpinduka za diplomasi nubwo rimwe na rimwe bigoye, bitanga inzira mu gukemura ibibazo ku buryo amahoro yagerwaho. Uwo ninde? Ni Felix Tshisekedi. Hari rero ku byerekeranye n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, binavuga ko ari kimwe mu byakomeje mu by'ukuri kurikoroza ndetse no gutuma iki gihugu kugeza uyu munsi wavuga ko umutekano waho usa nkaho utifashe neza. Mu jambo rye Felix Tshisekedi yashimangiye ko gusahura amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaye ko ari byo nyirabayazana ibibazo byiganje mu burasirazuba bw'igihugu. Bamwumvisha umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ati ibikorwa by'ubusahuzi cyangwa se gusahura amabuye hano bigaragara ko ari cyo kintu cy'ingenzi cyangwa se cya mbere gituma tutagira amahoro. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yagize ati nihakagira amakosa abaho, ntabwo duhanganye n'amakimbirane asanzwe, ntabwo duhanganye n'ibibazo by'abaturage cyangwa intambara y'abene igihugu, ntabwo duhanganye n'ubundi bwigomeke bwo mu gihugu. Iyi ni intambara yo kwibasirwa ndetse igamije kurwanya ubusugire bwacu,
hano mu karere gakungaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubushobozi ku bukungu bufite akamaro gakomeye mu bihe biri imbere by'igihugu cyacu. Uwo ni Felix Tshisekedi. Gusa nanone mu bigaragara cyangwa se mu magambo avuze, ngira ngo murumva ibyo yagiye atangaza, arongera avuze ati intambara iri kubera hano ntabwo ari intambara y'abene igihugu, si intambara imbere mu gihugu, ni intambara isa nkaho ituruka hanze. Iri jambo ry'umukuru w'igihugu rikaba ryagejejwe ku bitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yongeye guteranira muri kongere y'abaturage hakurikijwe itegeko nshinga ije mu rwego runaka mu bijyanye no gushyira amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo agamije guhagarika amakimbirane akomeje kurangwa ndetse no kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 Felix Tshisekedi aragira ati kuba twakwemera ko hashyizweho amasezerano hagati n'u Rwanda ntabwo ari amasezerano ashyiraho uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugabana ubusugire bwacu. Bivuze ngo iki? Bivuze ko Felix Tshisekedi aravuga ati gushyiraho gusinyana u Rwanda narwo amasezerano ntabwo bivuze ko tugiye kugabana igihugu. Kubera iki umukuru w'igihugu yavuze gutya? Katwumve. Nkuko tubikesha Radio Okapi inkunga n'umuryango w'abibumbye bati kuwa mbere tariki 8 Ukuboza nanone Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu kiganiro yagejeje ku nteko ishinga amategeko yemeje ko amasezerano mu by'ukuri ari kubera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri asa nkaho adafite icyo asobanuye, atari ko muri rusange hari igikwiye gukorwa. Umukuru w'igihugu cya Kongo yashimangiye ko amasezerano y'amahoro n'u Rwanda mu by'ukuri atareba ku birego by'ubutaka. Ati bitatuma hagurishwa umutungo w'abanyekongo cyangwa ngo mu by'ukuri tuvuge ko hagomba ko gutanga imbabazi ku byaha byakozwe. Icyo ashatse kuvuga cyangwa gusobanura, arashimangira ko ubutabera buzakomeza gukurikizwa. Ibi bisobanuro byatanzwe na Felix Tshisekedi bigaragaza kudashidikanya ku gice cy'abaturage ba Kongo ku bijyanye n'ingaruka z'aya masezerano. Ati aya masezerano ntabwo yemeza ibyo umuntu avuga ku butaka cyangwa kugurisha umutungo wacu, ntabwo ari imbabazi z'ibyaha, ubutabera bugomba gukomeza. Namwumvishe Felix Tshisekedi aragira ati ubutabera bugomba gukomeza. Bivuze ngo icyo ashaka kuvuga, aravuga ati muntu wagize uruhare muri ibi bikorwa wese, ndakwibutsa ko amasezerano atazaba icyo guhagarika cyangwa se atazaba ibyo kuvuga ngo ubutaka buratwawe cyangwa se kuvuga ngo uwakoze ibyaha runaka ngo birahagaze. Ati bazabibazwa. Ati bazabibazwa rwose. Dukomeje n'ibyo Felix Tshisekedi avuga. Byongeye kandi Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari icyo yavuze kubimuwe cyangwa se kubakuwe mu byabo n'iyi ntambara ituruka ku mitwe yitwaje intwaro. Uyagaragaje impuhwe n'ubwitange mu guhangana n'ibibazo uruhuri byugarisha abaturage bahunze imirwano. Ashimangira ko imibereho yabo izwi na leta, atariko kandi amahanga ntabwo abitayeho. Atamahanga ntabwo yitaye ku kibazo cyabo, atariko leta irabizi. Felix Tshisekedi yemeje gushyigikira mu by'ukuri ndetse no gutanga ubufasha bwose bushoboka ku baturage bavanwe mu byabo, bityo atanga ubutumwa bw'amizero mu bufatanye mu guhangana n'ingorane aba baturage ibihumbi n'ibihumbi bavanwe mu byabo n'imirwano bakomeje guhura nabyo. Umukuru w'igihugu cya Kongo yasezeranyije mu by'ukuri ati ku bagifite inkovu z'ibyago, abakomeretse, abavanwe mu byabo, abatewe ingaruka zigiye zitandukanye, uvuga ubwoba, bafite icyo bita post traumatic stress disorder, ni indwara nyine ituruka ku bibazo nk'ibi ngibi, ndetse n'abagiye bagira imibereho mibi. Ati ibyo byose mu by'ukuri guverinoma ibyitayeho. Ati kandi turakomeza kubigenzura nk'ikibazo cyacu twe abanyekongo. Aya ni amagambo yavuzwe na Felix Tshisekedi agamije guhumuriza abaturage ba Kongo ku bijyanye no kubahiriza ubusugire bw'igihugu ndetse no kwita cyane cyane ku bahohotewe biturutse ku makimbirane
ari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya mbere, Felix Tshisekedi yavuze ku masezerano, mu by'ukuri avuga ko amasezerano atari ayo gutanga igihugu cyangwa se adatanga uburenganzira ku gihugu, ndetse Felix Tshisekedi yongera gushinja u Rwanda kutubahiriza mu by'ukuri amasezerano rwasinye, ndetse avuga ko ari rwo ruherutse kugira uruhare mu bikorwa by'ibitero biherutse kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo rwose, kugira ngo twagiye tubigarukaho iby'ibi bitero. Reka turebe kandi n'andi makuru yakomeje kugenda amenyekana mu bice bigiye bitandukanye. Mwabantu mwe, reka njye muri Kivu y'Amajyaruguru ndebe ngo bimeze bite cyangwa se ngo bihagaze. Urugamba rwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ikitwa imirwano nacyo kirakomeje mu bice bimwe na bimwe. 23 ngo yabimerewe nabi aho bita Masisi muri Nyabiyondo. Icyo bita drone za FARDC ngo zirimo zirakora akazi gakomeye cyane. Izo bita CH4B, izo zakuwe mu Bushinwa, Misiri yatejemo, Israel yatejemo, Ububiligi bwatejemo. Mwabantu mwe, iyi ntambara sinzi impamvu FARDC itarimo itwereka insinzi, kandi bigaragara ko iri domine kuri 23 mu bijyanye n'ibikoresho ubushobozi, ndetse bikavuga kenshi ko mu by'ukuri n'ubundi igisanzwe ari igihugu gikomeye cyane mu bijyanye n'inzego za gisirikare. Reka twirebere ku rugamba. Imyanya myinshi yari ifitwe n'ingabo ndetse n'inyeshyamba yakomeje kugenda yumvikanamo ibitero bikomeye cyane hagati ya 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Vuga ko imyanya imwe ya 23 yatewemo ibisasu n'indege z'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu masaha 48 ashize muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru menshi muri aka gace bitangaza ngo kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 8 Ukuboza, igitero cy'indege cyaje kwibasira imyanya imwe n'imwe mu misozi irimo Katare, nko mu birometero 12 uvuye Masisi. Nk'uko amakuru menshi abigaragaza ngo iki gikorwa cyangwa se iki gitero cy'indege kibasiye imwe mu myanya y'umutwe wa 23, ndetse ngo ibi byabaye kuva mu mpera z'icyumweru nyuma y'imyigaragambyo yumvikanye. Imyigaragambyo yibasiye umusozi wa wita Kahongore. Ubwo tuvuze imyigaragambyo hagati y'ingabo, ngira ngo nabo bumva uko bimeze, ababa yo kwigomeka guterana mu by'ukuri agace kegereye ibiro by'ubuyobozi ndetse no mu misozi ya Bukombo hagati muri Masisi ahanyabiyondo. Ariko ngoho ibyahabaye uyu munsi ntabwo byoroshye, hari ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, ndetse ibi bintu bikurikira ibindi bitero byavuzwe kwa gatandatu Nyabiyondo ndetse na Buhama. Amakuru aturuka mu nzego yerekana ko ingabo zongera ibyo bitero byuzuye kugira ngo hasubizwe ubushotoranyi bw'inyeshyamba ndetse no kugerageza gushimangira umwanya wazo. Amasezerano nuvuga ngo ahangaha ikintu kiri ngo bimwe mu bitero biri kumvikana Nyabiyondo bikozwe mu gihe biri gukorwa mu rwego rwo gusubiza icyo bise ubushotoranyi bw'umutwe wa 23 muri ibi bice. Bivuze iki rero? Bivuze ko 23 ahangaha dukurikije ibyanditse ishobora kuba ari yagize iki, yabanje kugaba ibitero hanyuma FARDC ikaza isubiza. Kandi ubwo FARDC nisubiza ntabwo isubiza nka 23 kuko yo hano murumva ko yakoresheje indege, kandi murabizi ko bafite CH4B. 23 ifite kamikazi wenda, kandi nazo buriya bitewe n'ubushobozi bw'umutwe wa 23 nyeka ko zidashobora gukoreshwa buri gihe nk'uko kabisa iki gisirikare cya FARDC gishobora gukoresha izi ntwaro. Ni hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero, n'ahandi turi cyangwa se n'ahandi duherereye, niho turimo dukurikirana iby'uru rugamba, turimo dukurikirana iby'imirwano ikomeje kumvikana muri zone zigiye zitandukanye. Ngira ngo narimo nkuganiriza cyangwa se nkubwira ku byo Felix Tshisekedi Tshilombo amaze gutangariza Kinshasa rwose. President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagezaga ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, ndetse aho iki kiganiro mu by'ukuri hari n'abavuga bati yagarutse cyane ku bijyanye n'ibiri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, nyine yongera kugira ibyo avuga ku bijyanye n'u Rwanda ndetse n'amasezerano ya Washington DC. Reka tuhagarikira ngaha, turaza gusuzuma ibindi mu masaha mu gitondo ku isaha saa 10. Nimucikwe, nge nari Bosco Mutaramu cyane, ni Region Info. Ciao ciao, hasta la vista.